Ndishimiye kubana namwe uyu munsi. Tumva hariya batarabata gufungura mikoro yawe navane tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Namahoro turaho. Abareyo turishimye. Abareyo turi mu kazi. Hari abantu twagiye impaka bwana president bavuga ngo wanga ukwita retired. Ndavuga ariko ntaga byanga ahubwo mu bivuga nabi. Icyo kibanza gisobanuke kuko nanjye narimbe maranye iminsi. Nge navuze yuko witwa retired captain Uwayezu Jean Fidel. Wowe ahubwo ukanga ukwita retired gusa akicecekera. Ninde wabeshye hagati yanjye n'abo bantu? Ni mwese. Kubera ko ariko wowe si cyane. Ntabwo wabona zero kameme. Ntabwo wabona zero. Impamvu nuko nanjye ndi retired koporo ruvyara. Bigaragara ko uwo mwaganiraga hari amakuru murusha. Ubundi nitwa Uwayezu Jean Fidel. Ayo niyo mazina yanjye. Hanyuma ushyiraho retired captain nawe afite ukuri uretse ko atari ko nitwa. Ni sinabyita amatitire cyangwa se amapeti. Kuko nabaye ofisiye mugabo z'igihugu nibyo, nabaye captain, nta handi captain. No kuvuga wavuga ngo retired captain naka nawe ntabwo yaba byishe cyane. Ariko ntubikunda wowe. Ubundi nkunda amazina yanjye. Ukunda umuntu kwisa Uwayezu Jean Fidel. Ariko ibyo abishyizeho ntibyambabaza, ariko atabishyizeho nibyo byashimisha kuko ndi Uwayezu Jean Fidel. Ibindi byo ni mateka y'umuntu, ni bisanzwe. Ariko noneho uvuga ngo retired gusa. Uvuga retired. Ibyo hari n'igihe abana cyangwa banjye bambaza batari ko kwa kwita retired ni iki. Ugasanga ubuzi gisobanuro. Icyo rero muri football bibaho. Ariko kwita retired uri umusaza nkanjye retired ntacyo bintwara nabyo kuko mu sportif ibintu byose turaba sportif. Uri flexible ariko ibaye byiza nakwitwa amazina yanjye. Uwashaka kubihuza n'amateka agashyiraho retired captain nibyo. Yes, ubwo abasivili babyumvireho. Mushaka guhamagara president wanyu muyiza mujye muvuga Uwayezu Jean Fidel cyangwa se niba ushaka kubisanisha n'amateka uvuge retired captain Uwayezu Jean Fidel. Cyumvikanye kirasobanukanye nagira ngo rwose tugikiriyaringe kandi bacyumvikanye. Hanyuma rero muri Rayon Sport muri tegura umwaka w'imikino sezo 2023-2024 kuva shampiyona ya 2022-2023 yarangira. Faze yakurikiyeho no kwibaha kwa equipe haba mu buryo bwa mikoro ndetse no mu buryo bw'abakinnyi. Ishusho ya Rayon Sport kuva shampiyona yarangira kugeza uyu munota nubwo wenda igikomeza, ariko se kuva shampiyona yarangira ni ibiki bimaze gukorwa kugeza magingo yangaye? Urakoze. Turimo turakora. Nagira ngo mpere murabyibuka tumaze gutwara igikombe cy'amahoro. Twarayihuye bucya tuza. Tujya muri stade kucyereka ba nyiracyo abakunzi ba Rayon Sport. Twavuye mu saa 3 saa 4. Abakozi bo mu biro bya Rayon Sport barambwiye batera tuzaruhuka. Ndababwira ngo igihe cyo kuruhuka ntikiragera. Mureke dukore kuko hari igihe tuzaruhuka ubuziraherezo. Ariko mugende muryame ejo saa 6 ndabashaka mu biro dukora inama. Igikombe turagitwaye ariko akazi kagiye kwikuma inshuro nyinshi. Abananya nkwereke ko nta n'umunota nta n'isaha yo kuruhuka twagize. Ubwo kwa mbere rero twaratangiye dukora inama tureba sezirangiye byagenze bite, byiza byagiye twagezeho ni ibihe, amakosa yakozwe na ayahe, dukora iki, akazi kadutegereje nakahe.
icyo gihe narabwiye ngo reka ntinde ku kazi kadutegereje, igikombe twagitwaye twishimye, turacyakomeza kwishima, ndetse n'ibikombe kuko ndavugira amakipe yombi n'abana b'abakobwa. Ariko ubu ibi bikombe twatwaye, mpere ku bagabo, igikombe cy'amahoro turagitwaye, tugomba guharanira kukigumana. ako ni akazi k'imbere, ntabwo kituje mu ntoki ngo cyongere gisohoke. Igikombe cya shampiyona kiduciye mu myanya y'intoki, byarashobokaga ko tugitwara. Ekipe ya mbere n'iya kabiri ziturushije amanota abiri. Amakosa yabaye twayabonye, twabiganiriyeho. Ntitwifuza ko cyongera kuduca mu myanya y'intoki. Turashaka ko tuzaserukira igihugu muri competition africaine, CAF Confederations Cup. Tuzakina n'amakipe tutazi, amakipe akomeye. Ntabwo tugiye kujyamo byo kwifotoza no kurunguka, tugiye gukina tugere kure hashoboka. Abo ni mu bahungu. Abakobwa tukagikombe cya shampiyona, tugiye muri cyiciro cya mbere. Dusanze ekipe zikomeye, harimo yadutsinze kuri penalty dutwara igikombe cy'amahoro. No kuvuga igikombe cya shampiyona cya première division turagishaka, igikombe cy'amahoro kiducitse kuri penalty turi muri deuxième division, equipe championne ikakidutwara, turagishaka umwaka utaha. Ngaka kazi kadutegereje. Dukeneye aho ngaho ni mu kibuga, dukeneye kongera gukomeza kubaka Rayon Sport. Ikintu cya mbere natangiye mbabwira ni ubumwe bw'abari. Iyo abantu bashyize hamwe bagera ku cyo bashaka kugeraho, ibi turabikomeza. Ibyo byose ntibyakorwa tutafite amafaranga barashaka ati. Turakomeza gushaka abafatanyabikorwa, turakomeza gufata neza abo dufite, turakora izindi projet ziduha amafaranga. Harimo gucuruza imyenda, mwumvise tenda turaza kubigeraho. Harimo n'izindi projet zindi, harimo kugeza Rayon Sport ku baturage, ku bayikunda mu tugari n'ahandi. Umva ko akazi kari kenshi. Naho rero akazi twatangiye turakora muri izo domaine zose nakubwiye. Ariko yenda noneho ngaruke cyane cyane aho abantu bifuza kumva mu kibuga. Ikintu cya mbere twakoze ni gushaka abatoza. Twarukise umutoza principal, tugumana assistant we twari dufite Claude Rwaka, dushaka uw'abazamu ndetse na fitness coach wongerera imbaraga. Abo turabashaka, turabarambagiza. Byadufasha igihe kuko bigusaba kureba umuntu palmarès ye, bikagusaba kureba discipline ye, bikagusaba kureba ubushobozi bwe, bikagusaba kureba ndetse kuko uzanamuhemba n'ibyo gusaba ndabifite ntituzabipfa. Ibyo byose abo barahari, batangiye akazi. Twagiye gushaka abakinnyi. Abakinnyi hari harimo abo dusanganywe bagifite amasezerano. Uyu turasanganywe muri projet dufite muri Rayon Sport, igiye gukina imikino nyafurika, igiye gukina shampiyona, gukina igikombe cy'amahoro, ifite yifuza ka kazi nababwiraga. Uyu nguyu twakomezanya, uyu ntitwakomezanya. Abo kazi kazamo, abo tutakomezanya turaganira, tubereka impamvu, tugenda dutandukana. Abo bafite amasezerano agikomeza byo nibirumvikana, ntacyo muganira, nta kazi, aracyakomeza akazi. Uwo ubona urangije amasezerano mukeneye ko mwakongera kugumana nawe mukaganira. Abo twagiye tuganira basinya amasezerano, noneho hakazamo no gukora recruitment y'abandi mu gihugu ndetse no hanze. Ibyo twarabikoze, aba twagiye dusinyisha bavuye muri shampiyona y'u Rwanda, mu zindi club, mu zindi equipe, ndetse n'abandi bavuye hanze. Ubu rero ibyo byarakozwe, twatangiye imyitozo. Shaka tumaze ibyumweru nka 2 dukora imyitozo. Akazi karagenda, ni kenshi kuko kwitegura ku ikipe ya Rayon Sport ishaka ibyo bikombe nakubwiye, ishaka iyo performance nakubwiye. Twashatse
ikindi projet nakubwiraga imyenda y'abafana kuva naza igihe cyose imyenda yazaga itinze yenda hazagamo imbogamizi zimwe zitandukanye ubushobozi imikorere idahwitse ariko nkuko tugenda tunoza imikorere buri mwaka dukosora amakosa uyu mwaka abakinnyi bakomeje abafana abakunzi bakomeje kubidusaba tukabasaba imbabazi kuko bidashobotse ubu kubera ibi ariko ubu Imana ishimwe imyenda yaraje turayimurika twatangiye kuyigurisha abafanira bageraho bizaba ari na byiza kubona abafana mu kibuga bambaye imyenda isa n'iy'abakinnyi abakunzi muri stade bambaye imyenda isa n'iy'abakinnyi icyo nacyo noneho icyo ni kimwe kuri image ya Rayon Sport na visibility y'ikipe ariko noneho no mu rwego rwa finance kuko iyo myenda hari icyo itwongerera ibyo rero nibyo turimo twubaka ubu nibyo turimo turwana nabyo ikindi turwana nacyo ni gutegura Rayon Sport Day Rayon Sport Day izaba itariki 5 z'ukwa munani ni umunsi wabaye umuco muri Rayon Sport umunsi bitu w'igikundiro umunsi bitu wa Rayon Sport aho harimo icyambere nk'umuryango mugari wa Rayon Sport nk'abakunda Rayon Sport hari uguhura tukishima twishimira ibyakozwe sezishize tukabwira abadukunda gahunda zigiye gukorwa muri umwaka w'imikino ugiye gutangira hari ukwereka abakunzi ba Rayon Sport n'abafana bayo abakinnyi bashya ndetse no kuba abakinnyi na staff ndetse no gutanga nimero z'abakinnyi bazakinisha muri uwo mwaka ndetse no kwerekana wa imyenda bazakinisha umwenda wo mu rugo bambara basohotse n'uwa gatatu ibyo byose rero turimo turawutegura Rayon Sport dutegura na match tugatumiza ekipe yayo hanze y'igihugu niko tubyifuza cyane cyangwa iyo mu gihugu binaniranye naho tukakaba match mu rwego rwo kureba na ekipe igiye gutangira shampiyona uko ihagaze no kwiyereka abakunzi turimo turategura undi mukino imikino ya gicuti itegura ekipe kwiyubaka n'umutoza kugenda areba aho twagenda dukosora kuko n'igihe kiracyahari cyo kuba twakongera kugura abandi bakinnyi hari ukwitegura hari no kureba ni hehe twakosora twashyiramo imbaraga ariko ibyo byose turanitegura Super Cup tuzakina kuri 12 na bagenzi bacu ya PR ikipe yatwaye shampiyona yatwaye igikombe cy'amahoro ubu nawe ni umukino turimo twitegura ndetse tukanitegura noneho na shampiyona izatangira ku 18 rumva ni igihe gito mu kwezi kurimo ndetse n'imikino nyafurika tuzakina yenda yo izaba mu kwa 9 akazi ni kenshi rero urakoze cyane kuduhereza ishusho ya Rayon Sport kuva yisoje shampiyona kugeza amagingo yangaya twicaranye tuyiganiraho abariyo rero namwe murabazi murabayoboye bategereje wa mugani handi mu kibuga ariko abariho twibanda cyane access abariyo bwana president benshi duhura nabo barimo kutwandikira hanga barabashimira ko byibuze banyuzwe n'ukuntu Rayon Sport irimo yitwara ku isoko ryigura nigurisha ku bakinnyi barabashimira uburyo ngo mwaguze cyangwa se mwagaruye Youssef n'abandi bakinnyi mwagiye musinyisha ariko ntabwo baranyurwa 100% bigendanye n'abandi bakinnyi bo bari mu mitwe yabo ndetse nabo bumva mu itangazamakuru mfite bababwira harimo umusore bita Bigirimana Abedi yavuzwe cyane muri Rayon Sport kugeza amagingo yangaya ntabwo tuzi ibigenariyo cyangwa se nahazerekeza handi ariko none abareyo bababajwe n'umukinnyi bita Richard Kirongozi Bazombwa wamaze gusinyishwa na Kiyovu Sport nawe ngo wari wifujwe cyane na Rayon Sport President gira ikintu bwira abareyo kuri aba bakinnyi impamvu ngo mutamusinyishije bikarinda bamubatwara
impamvu Abedi atarakandagira muri Murera. reka mpere ko tutasinyishije ntabwo twamusinyishije kubera impamvu eshatu. Ibyo ndabikubwira udetse ibyo mwumva mu abanyamakuru bavuga, genda babwira ibyanjye nka perezida, kuko uwo mukinnyi twaricaye turaganira. Icya mbere, umutoza ku mwanya yamushakagaho afite undi uzahakina. Ku mwanya yamushakagaho hari undi uhari uzahakina. Yani impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, mu biganiro umutoza ataravuga ijambo ngo tujye muri tekinike, ibyangombwa bye n'impapuro n'amakontra ye n'ikipe ya Bumamuro n'ikipe za mbere harimo ibibazo. Twebwe tugendera ku mategeko, ibi bintu bishobora kuzateza ibibazo. Ntanga gufata risk. Twanga gufata risk kuko amariske twagiye dufata niyo agenda duteza ibibazo. So kontra ni amategeko, itegeko ryishirira guhana. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, n'ibiciro bye twebwe dufite gahunda yacu na budget yacu byaratugoraga. Iyo kiza kuba yenda ari na budget ko amafaranga arashakwa, icyo gihe nkuko turimo twiyambaza abakunzi ba Rayon Sport twari kubikora. Ariko hiyongereyeho umutoza avuga ati uyu mwanya agiye ndawukinisha ahubyo, ndamuzana uyu muntu ajye yicara namutanzeho amafaranga narya. Ese izi mpapuro n'izi dokima zikurura amakipe yamureze n'andi hagati n'amakontra bidasobanutse byaza duteza ibibazo. Dufata icyemezo cyo kumureka. Yagiye gusinya rero, twaraganiriye, twamuretse, twamusezeyeho. N'ababifuzaga izo mpamvu nizo. Ibyo dukora tubikora twatekereje Rayon Sport, twirinze ibibazo byatera kandi twarebye n'izindi mpamvu zindi zose. Nguko kuri icyo kintu. Kiyovu Sport abafana bayo ibyo kuvuga ngo bateye gapapu, iyo sika ubusiyo ni gapapu se ko numva n'undi Rayon Sport yamuretse kera. Ubundi ibyo mwita gapapu cyangwa se abanyamakuru mwita gapapu, ntabwo Rayon Sport iri muri duel. Twebwe turicara tukaganira n'umukinnyi twareba uwo dushaka, ntabwo tuba turwanira umukinnyi n'ikipe. Turaganira, hari impamvu nyinshi. Ashobora kuza tunaganira akajya ahandi bakamuha amafaranga. Ibyo twe tureba budget yacu, tureba filozofi yacu, tureba imikorere ya Rayon Sport. Ntabwo turimo twiruka mu mihanda no mu masoko no mu mahoteli turwanira abakinnyi n'uwo ari we wese. Kuri Abedi rero, Abedi twaramwifuje. Ibyo rwose ni ukuri, twaramwifuje nk'ubuyobozi. Abakunzi bagiye batubwira, kandi koko ni n'umukinnyi tuzi, wakinnye shampiyona mu Rwanda nk'imyaka igera kuri n'ahari ngira ngo niba ntibeshye. Turamuzi, ni umukinnyi mwiza waza agafatanya n'abandi tukagira aho tugera bikadufasha muri Rayon Sport. Twanaganiriye nawe, n'ubu ibiganiro biracyarimo. Abakunzi ba Rayon Sport icyerekezo cy'ibiganiro ubona kiganisha hehe, bigeze nko kuri kangahe ku ijana? Uko bivuze ni amaboko kuguha naho ibindi ni kontra. Umuntu areba inyungu ze. Mu nyungu rero nta kuguha, nta rukundo rurimo, ni inyungu z'umuntu umwe muri iyo kontra. Ni ukuvuga ngo hari ibyo yifuza, natwe hari ibyo twifuza. Hari ibyo hari kontra y'abakinnyi no kwenda abenshi ntibabyumva, bagira ngo gusinya gusa cyangwa ni habamo byinshi. Harimo amafaranga wamuha amugura imyaka iyi n'iyi, hari umushahara umuhemba ku kwezi, hari kuvuga ati ndamutse nshaka kugenda iki gihe n'iki byagenda bite. Duvuga ngo harimo ingingo nyinshi ziganirwaho, si ukugura nk'ugura ikintu mu magazine. Izo rero mushobora kumvikana ku mafaranga umugura, wareba payroll cyangwa se uko uhemba ugasanga mukaba muganira ku mushahara. Wavuga uti umushahara tumvikanyeho, ariko ejo cyangwa ejo bundi ikipe yashaka
nagusubiza hasigaye cyangwa se byagenda bitya cyangwa se n'igihe wakwivuganira nayo si wowe, icyo nacyo ni ikindi. kuko kugura umukinnyi ni ukuza agakina, ariko harimo na bizinesi ushobora kuba wamugurisha. urugero Onana, iyo tuza kumugurisha tukimufite tuba twaramwungutsemo, ariko yaguzwe yararangije amasezerano byo n'uburenganzira bwe. urumva rero iyo nayo ni ingingo ikomeye, kuko uwo muntu waguze watanzeho amafaranga aramutse agiye kontra itarangiye hari icyo wagombye kumwungukamo. izo ni ingingo zitandukanye. hari igihe umbwira uti genda gushaka imyaka 2, ati giye ndashaka umwaka umwe. so genda bisobanura nyerekana ko kontra iganirwaho, harimo detaye nyinshi ariko kugeza ubu turagenda tuzumvikanaho, ariko kugira ngo bageze kuri 95 kamwe konyine gashobora gutuma bisubira inyuma. umushahara twumvikanye, amafaranga twumvikanye, icyo ni nacyo abantu benshi bumva mu mutwe. ariko haza ati urampa 2, ati ndaguha umwaka umwe, icyo mukakenanirwaho bigasubira cyangwa se uzajya prime y'amadolari 200. utese 200 aruta nayo umutoza abandi bagenzi bawe mubana duhaya ko ayo tugena ramwe kuri bose baba bakoze bose bazumva hawa ya wenyine bite. icyo kikaba cyaba ikibazo, ariko turimo turaganira. aratwifuza, turamwifuza, turifuza ko yadukinira, ngo tubirimo, ntabwo bizatinda tuzabwira abakunzi bacu aho bizaba bigeze. habwirwa benshi hakumva beneyo. ibitekerezo byanyu turabyakira mu kanya gato cyane. turacyari kumwe na perezida w'ikipe ya Rayon Sport. perezida ngiye kubaza ikibazo kimwe, numara kugisubiza turajya kuri amafaranga natwe twamamaze. ikibazo cya Sefu Niyonzima waganiriye na Rayon Sport, kimwe mu bintu byagarutsweho perezida ngo ntuvugirwamo, ngo kikaba impamvu yatumye cyangwa udagishaka umuntu ufite amarere ukuntu, cyangwa se nawe wenda ufite tempa ye yazamutse, ariko nawe burya ngo ntuvugirwamo. ari niyo mpamvu akenshi rimwe na rimwe ngo hari abakinnyi iyo muhuje ngira ngo karagiteri mutabasha kumvikana mugatandukana gutyo. Sefu we izo detaye batubwiye zituma umukinnyi mutumvikana, ngo hajemo aho kantu ko yuko nawe utavugirwamo. sinzi niba nza kugusobanurira ku miterere yanjye kutavugirwamo, sinzi niba nza kugusobanurira ku mukinnyi. ubundi sinkunda no kuvuga abantu, reka no kuvuga umukinnyi Sefu n'ibindi. reka tuvuge ibintu biri professionnel, sinjya kuvuga umwana ku maradiyo yewe. Sefu twaramwifuje tumuganiraho, ndanamuzi, murabyibuka n'imikino usanzwe tumuzi twese. ni nimero 6 mwiza w'indwanyi, icyo ni kimwe. ariko buriya iyo ushaka umukinnyi hari byinshi ureba, kuko cyane cyane iyo uri perezida cyangwa uri responsible person, uri umuntu responsible utekerereza. hari abantu bashaka gufata ibyemezo bashingiye ku marangamutima ibyako kanya, ntarebe ngo se ejo bizagenda bite, ntarebe ngo se ingaruka zavuka mu cyemezo ngiye gufata ni ikihe. nk'uko tubigenza turicara iyo tuvuga umukinnyi, twese hari komite ibishinzwe, turicara tukamuganiraho tukareba ese mbere ya byose uyu mukinnyi turamukeneye, yadufasha kuri uyu mwanya, tukacyumvikanaho. ese niba yadufasha, kuko icy'amafaranga n'ibindi tubigeraho nyuma. disipurine ye iteye ite, umuntu ameze ate, kuko kujera ekipe murabizi ntibyoroha. n'abana b'abasore ujya kubona ukabona abasore bararwanya, kandi muri mu rugamba rumwe mugiye gukina ugasaba batangiye gusubiranamo. iyo ni disipurine. ushobora kubona umuntu ukabona yaje mu kazi, ibyo mvuga ni mu buryo buri rusange, ntabwo ndavuga umukinnyi wambajije, ni mu buryo buri rusange. ndakwereka ko kujera groupe abakinnyi ari ibintu bigoye. ugasanga yaje yenda ataryamye neza, yaraye mu bindi, ugasanga arasuzugura arakubita bagenzi be,
ugasanga ibyo byose iyo ni discipline ndimo mvuga muri rusange. Icyo nacyo tukirebaho, twakirebaho tukaza kureba amafaranga nayahe bijyana na budget yacu. Nanone ushobora kumureba ugasanga ese kuri uyu mwanya hafite abantu bangana iki, so kugura gusa byo kugura. Kuri 6 tubafite abakinnyi benshi. Eric Ngendahimana murabizi ko ajya hakina agakina muri defense. Tubafite umwana uzamuka neza witwa Roger Kanamugire. Tubafite Master ajya hakina. Tubafite Osaruwe ajya hakina cyangwa arahakina na Mbirizi. Abo ni abantu benshi. Noneho hari n'undi twari dukuye hanze witwa Aruna Musa ukora ukina muri equipe nationale. Ubona baraje, so byasabaga kureba ngo ese igende bite, ibindi byose ukabireba. So ntabwo rero byajemo noneho turicara dufata icyemezo cyo bita icyemezo collegial cya twese. Hari utacyemera ariko twe tureba nk'uko abantu bacu urubanza ari 3 bagafata icyemezo bumvikanyeho. Ntabwo hajemo rero guhangana ku mwana w'umusore, ahubwo nanamuhamagaye turaganira ndanamufasha. Mwereka ubuzima icyo ari cyo, mwereka football icyo ari cyo, byamufasha impamvu tutamuhisemo, ariko ko n'ejo bundi twakorana. Ntabwo rero hajemo kutavugirwamo, hajemo kureba impamvu nyinshi, twemeza ko tutamufata kubera impamvu nyinshi. Ibyo kutavugirwamo kwanjye byo mbikugarukiyeho, ni umuntu ugisha inama cyane, kandi iyo tugiye inama ukangira inama yubaka nziza rwose ndabyemera. Ariko iyo mbona kujyana amarangamutima yawe cyangwa mu nyungu zawe tutari inyungu z'icyo dukorera twese, ntabwo byashoboka. Ntabwo byashoboka. Gande umwe yakiniraga Rayon Sport nk'intizanyo, ariko haza kuvuga yuko mwamuguse, cyangwa se nyuma haza kuza indi verisiyo ivuga yuko mwarangira kumvikana, ariko abakunzi ba Rayon Sport bakwiriye kubigiramo uruhare mu kumwishyura. Charles Bare we mwamaze kumusinyisha, abo ni abakinnyi 2 bava muri Uganda. Nugisozaho utubwire ku kijyanye na Eritier Ruvumbu Nzinga. Hari n'abakunzi ba Rayon Sport bamubajije batazi ibye, nawe ugire icyo umutubwira wundi dukomeze. Mpereye kuri Charles Bare na Ojera, naje mu kiganiro bamaze isaha bambutse umupaka wa Gatuna baje. Abo bombi bari kumwe. Ubwo rero bo Charles Bare twaramusinyishije, we nta kibazo gihari. Ojera we nk'uko mwabyumvise, twifuje ko abakunzi abafana bafasha Rayon Sport kugira uruhare mu kumugura, kuko Rayon Sport twubaka niyo umuntu yiyumvamo ayigiramo uruhare. Siyo iguha ibyishimo gusa ngo wowe wishime, ugomba kugira ibyo wifasha niba koko uyikunda. Ibyo barabyitabiriye, bateranya amafaranga. Mbere yuko nza nabajije ntaruzura neza yo tugomba kumuha, ariko aho ageze kuko aracyafite umwaka muri ekipe yigeze kumudutiza, arasaba kugira ngo amafaranga aboneke bityo atandukane n'ikipe ye, yenda nawe agira icyo asigarana. Ariko aho bigeze, nubwo nta mibare mfite, ibisigaye ntibyananirana kuko ibyo gukanda akanyenyeri njyewe ndimo ndabireba hano. Okay. Ni miliyoni 7,750 amafaranga 100. Mushaka 25. Aya nenda yaza ukanyenyeri ufite, ashobora kuba hari ayo bashyira ku makonte, hari ayo bashyira bazana bashyira ku makonte cyangwa bakazana ababishinzwe bakayashyiraho. Yarenzayo ndumva arenga miliyoni 11 cyangwa 3 ahubwo. Bishobora kuba hasigaye nk'8 cyangwa 9, ariko izo ngizo ntabwo zatubuza kuba twarangiza igikorwa cyo gusinyisha Ojera wifujwe n'abakunzi ba Rayon Sport ndetse bagizemo uruhare. Ubwo rero araje kugira ngo noneho tugire ibyo twumvikana, turangize igikorwa nawe atangiye imyitozo nk'abandi.
Ruvumbu rero Ruvumbu hari n'abantu bavuze ko rwose ngo Ruvumbu ni umwe mu bakinnyi ukunda cyane. abakinnyi bose ndabakunda, umubyeyi akunda abana kimwe. ntabwo rero twaragira abakunda cyane n'abakunda buhoro, bose ndabakunda. Ruvumbu ni umukinnyi wadufashije, umukinnyi ufite experience, umukinnyi ukuze, umukinnyi witanga, umukinnyi ugira leadership mu kibuga. Ibyo rwose ibyo ndabyemera ko mbimuziho. Umukinnyi manumvikana, umukinnyi akabazo gato muraganira ntiyivumbura, nta bwana bumurimo. Yadufashije rero muri ya sezo ya mbere twatangiye, murabyibuka, aza kongera kudufasha ejo bundi iyi sezo ishize. Ariko icyo ni kimwe, umusaruro ni umwe, ariko n'umukinnyi cyangwa viziyo ya Rayon Sport nababwiraga ko turimo twubaka, ko tuyitekerereza, tugiye mu mikino y'akazi gakomeye k'imbaraga k'abasore, kuko nubwo ari umukinnyi mwiza ariko yagenda ubona adakina 65 60. Rero niba tugiye muri competition za Afurika tukajya mu ikindi kibazo gikomeye gisaba gutekereza no gupanga neza, ndetse n'umutoza akabigiramo uruhare, kuko niwe uba uzi ndakeneye abakinnyi banaba bateye batya, bameze batya, bafite imbaraga, kubera akazi kantegereje. Nkaba rero ubu ntabwo twamubwiye ngo ntabwo tumushaka. Oya, turacyubaka, turacyabwira umutoza, kuko uzi ko twarukirije imbere abakinnyi benshi ataraza. Yaraje ubu ibyumweru bibiri arimo arareba abakinnyi afite uko bameze, kuko we nubwo na Ruvumbu aramuzi, yaramukurikiranye, waracyareba ngo ese nshigaje ndasaba ko mumfasha, abakinnyi mfite birahagije, nimero 10 uwo mpafite cyangwa nshaka kuhashyira ameza atya, turacyategereje. Atubwiye ko yamukenera twamuganiriza, ariko baracyareba, aracyubaka ngo arebe imyanya isigaye. Atubwiye ati ndashaka undi ukiri mutoya ukiri 90, ubwo umutoza yatubwira tuzabyubaha, ariko ntabwo twihutiye kumuha amasezerano cyangwa se kumuganiriza, twabaye turetse, ariko twemera dushima akazi yadukoreye n'akazi yakoze. Perezida, nshaka kubaza, mugiye gukina imikino nyafurika, ni imikino ikomeye, mbere na mbere se tombora mukurikije ekipe muzahura, mwabonye amakipe abiri azakina, imwe muri yo izatsinda mugahura, mwayakire gute? None natubwire se intego zaguse za Rayon Sport muri imikino mpuzamahanga, ubushize muri mwageze muri kimwe cya kane kirangiza, ese ubwo muri gutegura gute iyi mikino mpuzamahanga murashaka kugera muri rusange? Tombora twayakiriye neza. Icya mbere gikomeye ni ukuvuga ngo Rayon Sport iri mu makipe 12 atazakina raundi ya mbere. Ubu ni ukuvuga ngo hari amateka Rayon Sport ifite, hari amateka, hari consideration Rayon Sport ifite muri CAF, muri Confederation Africaine ya Football. Ibyo nuko yabikoreye, yabiharaniye, ntabwo ari kado baduhaye, hari icyo bashingiye kugira ngo tujye muri ayo makipe 12. Icyo ni cyiza cyo kwishimirwa, ayo ni amateka ahubwo tugomba kugenda turanforsa, dukomeraho. Ikipe rero ebyiri tuzahura, imwe yo muri Kenya n'indi yo muri Libya, bita El Hilal, yo muri Kenya yitwa Kakamega na El Hilal. Ni ekipe zitateye ubwoba, izatsinda ibyo ni ibyabo zirabareba, ariko iyatsinda yose ntabwo ziteye ubwoba, duhereye ko turimo twubaka, duhereye ku ntego dufite, kuko ndasa nkaho nsubiza ikibazo cyawe cya kabiri. Twageze
matsinda mu kimwe cya kane. Ubu rero turifuza kugera kure hashoboka. Sinzi ko muri segonderi mwakoze atletisme ngo mujye musimbuka urukiramende. Babanza ahantu hasimbuka bakazamura. Ukira handi ukahasimbuka ukongera bakazamura. Natwe rero niko Rayon Sport twifuza gukora. Turifuza ko aho twageze ubushize tuharenga tukagera kure hashoboka. Kandi ibintu byose birashoboka. Young Africans yakinye finale na USM Alger mwakushize. Izo ngizo zari kumwe na Rayon Sport mu matsinda. Zari kumwe na Rayon Sport. Kandi ngira ngo nka Young Africa niyo mbyuka twarayitsinze twarayitsinda ku Busi Nyamirambo. Ibyo rero birashoboka. Igikomeye ni ukubiharanira, ni ukubaka ikintu cyose. Objectif uyigeraho si amagambo, si uko, ni ukwiharanira, ni ukubaka, ni ibiturimo. Turifuza rero kugera kure hashoboka, kurenga aho ngaho twageze mbere, ndetse no kuba twagera kuri finale. Nubwo bitaba uyu mwaka, kubaka ni process, ntabwo ari tombora. Ikintu cyose uragiharanira, nubwo bitaba tukagera ubutaha hatavuga ngo hano niho twageze tuzamura urwego.